transfer muri equipe ya Rayon Sport noneho zimaze kugenda noneho zifata indi ntera. Ni nyuma yuko abakinnyi bagera kuri batatu bamaze gusinya ikipe ya Rayon Sport. Twagiye tubivuga inshuro nyinshi, tugenda tubitangaza, tugenda tuvuga yuko abakinnyi barimo bita Tambwe Gloire bagomba gusinya ikipe ya Rayon Sport. Abagiye bakoresha amagambo navuga ngo nyandagazi muri za comment no mu biganiro byagiye bitambuka bigiye bitandukanye. Hari abantu bagiye batukana bavuga bati ibyo bintu muri kuvuga ntabwo ari byo. Iyi ni update nigize gutanga mu makuru navuze bwa mbere hari hashize nk'ibyumweru bigera muri bitatu hafi bine ntangaje uwo bita Tambwe Gloire ko agiye kuza muri equipe ya Rayon Sport. Abantu bagenda bantera amabuye, ariko ibyo twavuze bigenda bisohora gake gake. Twagiye tubabwira bita Rushema Chris yuko agomba gusinya ikipe ya Rayon Sport. Abantu bati mwebwe mwamubeshya, ibyo nabyo byamaze kuba. Inkuru itarigezwe ivugwa n'abantu benshi ni umuntu bita Serumogo Ali Omar wongera amasezerano muri equipe ya Rayon Sport. Byavuga yuko uyu musore ngagomba kuba yava muri equipe ya Rayon Sport, ariko ntabwo byigeze bibaho. Andere uyu munsi tugiye kwinjirira muri equipe ya Rayon Sport, ariko duhereye ku by'umutoza ndetse no ku bakinnyi basinyishijwe yewe n'abatarasinyishwa. Abantu bari kuvuga bati ese abazungu cyangwa se b'abarabu bari buze gusinyira ikipe ya Rayon Sport cyangwa ntago bari buze gusinyira ikipe ya Rayon Sport? Ibyo tugiye kubirebera hamwe, ndetse tunarebe umutoza bimwe mu byo yifuzaga, bamwe mu bakinnyi yifuzaga bagomba gusinya muri equipe ya Rayon Sport baturutse muri shampiyona y'u Rwanda ndetse n'iy'u Burundi, yewe n'abatifuzaga ko basinya muri no kipe ya Rayon Sport. Harimo icyo nakwita nko kutumvikana, ibintu byo kugenda bijundikana hagati y'umutoza ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ihangana hagati yabo nicyo kintu kiri gukora muri no minsi, ndetse no mu bayobozi ba Rayon Sport gusanga nyine bameze nk'abari guhangana bamwe na bamwe. Ibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe, tumenye se bimeze bite bya Rotifi, bimeze bite ibya Perezida Twagirayezu Tadeyo, ese iby'abandi basaza ba Rayon Sport byo byifashe gute? Icyo usabwa rero no kubanza ugakora subscribe, abandi mwinjire muri groupe mukore subscribe ndetse muninjire no muri groupe. Abibonye yuko zandani amakuru yako kanya ariko ya nonaha muhita muyabona muri groupe yacu. Mwagemo na video z'abakinnyi bari gusinya muri equipe ya Rayon Sport. Mwabibonye ko twaturutse isaa 5 tugenda tuba updating tubabwira yuko rwose abakinnyi bagiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Abantu rero muyinjiremo, murajya muri comment ya mbere duhite dukanda kuri iyo link ipininze muri comment ya mbere, urahita uyikandaho rwose yanditseho ubutasi, urahita uyikandaho maze ubundi winjire muri groupe ya Maso TV News. Bimwe rero mu byagiye biranga iri sinya ry'aba bakinnyi ndetse n'ibidasanzwe byagiye biba kuri mu gusinya muri equipe ya Rayon Sport, habanjije kuza bamwe mu basore bagomba gusinya ikipe ya Rayon Sport. Bari mu bita Rushema Chris wari waturutse mu karere ka Huye aza mu mujyi wa Kigali gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Yari ari kumwe n'umwe mu basore bari bamuhagarariye, bagendaga bamurebera ese kontra yisinya ikubiyemo ibiki, ibintu bigiye bitandukanye nyine bagenda babireba. Urabizi yuko muri kontra z'abakinnyi hari utuntu tudetaye twinshi baba bagomba kugenda bareberaho kugira ngo ikipe itaza gukora amakosa cyangwa se umukinnyi adasinya ibintu bidahuye nuko wenda we yabyifuzaga. Uyu Rushema yabanjije kubanza kuvugana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bijyanye n'amafaranga, asohoka n'ubuyobozi bwa Rayon Sport adasinye, ariko biza kurangira n'ubundi asinye ikipe ya Rayon Sport. Bimwe mu byari biri kuba kuri ubwo ngubwo, hari ibyavuzwe yuko yari kugabanyirizwa amafaranga muri equipe ya Rayon Sport, icyitwa amafaranga ngo yari kugabanywa, ariko hakanavugwamo n'ikindi kintu gikomeye cyo kuvuga ngo hari abatifuza uyu mwana w'umuhungu bita Rushema, ndetse banavuga yuko ariyo mpamvu amafaranga yiwe ari kugenda agabanuka gake gake. Bakavuga bati twebwe uyu mwana w'umuhungu ntabwo tumukeneye muri equipe ya Rayon Sport, ntabwo tumushaka ati kuko ni umwe mu basore batari ku rwego rwo hejuru. Bikavuga yuko n'umutoza Afahame ya Rotifi we ubwo atifuzaga Rushema Chris, kandi abandi bakavuga yuko ari urwitwazo rw'ubuyobozi, ahubwo bwari bamwe mu bayobozi batamushakaga. Ibintu byinshi bagenda babishyigikira kuri Rotifi yuko ari we waba
utifuza uyu musore wakiniraga ikipe ya Mukura, Rushema Chris ndetse yanatozaga. Ibyo rero ubuyobozi bwa Rayon Sport ibyagendaga bivugwa kuri bino by'uyu Rushema ndetse no gutinda gusinya, kuko n'umwe mu bantu bagoye Rayon Sport, byagoranye ko banasinya, kuko ibyo bamubwiraga yabyangaga, arasohoka arongera aragaruka. Wabonaga nyine ko harimo ikibazo gikomeye mu isinya rye ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye by'amabanga. Wabonaga nyine ubuyobozi bwa Rayon Sport bamwe badashaka kuvuga, abandi bari kubivuga mu matamata bavuga bati umuntu hari abatamushaka muri equipe ya Rayon Sport, kuko perezida wa Rayon Sport yari ari kuri telefone inshuro nyinshi kuri bino biro bya Rayon Sport bavuga bati uwo muhungu we musinyisha, ndetse byanavugaga yuko hari n'abatazi abakinnyi bari baje gusinyira ikipe ya Rayon Sport, kuko nk'umuntu bita Serumogo ni umwe mu bantu batunguranye benshi rwose. Ntabwo bari biteze ko Serumogo ari buze gusinya muri Rayon Sport uyu munsi, cyangwa se wenda ari umwe mu bantu baganirijwe mbere y'abandi bakinnyi batandukanye bari muri equipe ya Rayon Sport bari bakwiye kongererwa amasezerano. Bavuga ati ba Beti bari bamwe mu bantu bagombaga kubanza kuganirizwa, ntago Serumogo ari umwe mu bantu bihutirwa nyine. Abantu bamwe na bamwe bagendaga babivuga gutyo, bavuga bati Serumogo yari umuntu wo kwihutirwa. Bamwe rero uwitwa Rushema birangira sinye ku gitsure ndetse no ku gatuza, bivuga yuko ari akatade. Yavuga ati ngiyewe ndasinyisha umuntu uko byagenda uko ariko kose. Rushema abakubise umukono ku masezerano w'imyaka 2 akinira ikipe ya Rayon Sport. Ku bijyanye n'amafaranga rero, ibijyanye n'amafaranga ntibifuje kugenda bitangaza amafaranga yaraguzwe, ariko abenshi bavuga yuko yaguzwe miliyoni zigera kuri 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Rushema ariyo mafaranga yahawe, bikavuga yuko hari abagiye bamwemerera amafaranga agera kuri miliyoni 18, ariko ibyo ngibyo ngo kwari uguhendesha ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore yafashe miliyoni 15 muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse anavuga yuko rwose ari amwe mu mafaranga atagize na kimwe amutwaye. Uwo ngo yahise asinya. Undi ni umuntu bita Tambwe Gloire. Naramubabwiye ndababwira ati uyu muntu ari buze gusinya ikipe ya Rayon Sport, akina nka nimero 8. Ikibazo gihari, hari bano bakinnyi b'Abarabu baje muri equipe ya Rayon Sport, baje gukina ikipe ya Rayon Sport, umutoza atazi ko wenda hari undi mukinnyi bazongeramo ukina kuri uwo mwanya. Bari baramubwiye wita Tambwe Gloire, ni nabyo byari byaratumye azana uwitwa ngo ni Ryan w'Umwarabu wagombaga kuza gukina ikipe ya Rayon Sport akina ku 8. Ariko uyu musore bikavugwa yuko uno Mwarabu bikavuga yuko ngatari ku rwego rwo hejuru rwo gukina ikipe ya Rayon Sport, ngari nacyo cyatumye Tambwe Gloire ashobora kuba yasinye ikipe ya Rayon Sport ku gituza, ndetse no ku mpamvu za bamwe mu basaza ba Rayon Sport. Bivuga yuko ari abantu ba Paul Muvunyi ndetse n'abandi basaza bagiye batandukanye aribo bagiye bamuzana muri equipe ya Rayon Sport, aribo baporopoje yuko Tambwe aza gusinya ikipe ya Rayon Sport, kuko n'umwe mu bakinnyi barebwe mbere yuko wenda banifashisha bano bakinnyi b'Abarabu. Uyu Tambwe Gloire yari yarasabwe ko agomba kuza muri equipe ya Rayon Sport, ndetse n'abasaza ba Rayon Sport bari baramubwiye bati ugomba kuza muri equipe yacu ya Rayon Sport ukaba waza gukora ibintu bigiye bitandukanye by'amateka. Bati haciye abasore bagiye batandukanye nka Bakwizera Pierrot, haca abandi bagiye batandukanye nka Babimenyimana Bonfils Caleb, haca abakinnyi barimo Bandahimana Shasiri b'Abarundi. Ati nawe rero Tambwe Gloire ni umukinnyi w'umuzayirwa, nagiye mbabwira details ze zose zigiye zitandukanye, ariko mwagiye mubibona yuko nyine ni amakuru tuba twagiye dukurura mu buryo bugiye butandukanye, ndetse tukayabagezaho kandi kugiye, kuko aya ni amakuru namenye nyatangaje. Abantu bati ibyo ni ibicyuzanye, none ibyo bihuha ni iki byose urabizi. Hari ukuntu abanyarwanda tutemera neza, ndetse n'ibyo tubwiwe rimwe na rimwe ugasanga hari ukuntu tutabyemera. Rero ndabibabwira abantu bamwe bati uyu nguyu ntago yaza muri equipe ya Rayon Sport, ntago bishoboka yuko Tambwe Gloire ari gusenyera ikipe ya Rayon Sport. Ariko nta makuru nari mfite, kuko namwe mu makuru niba ari inkuru nari mpagazeho, ni inkuru yo kuvuga yuko Tambwe Gloire ari umukinnyi ugomba kuza gusinyira equipe ya Rayon Sport. Niyo nkuru ngena navuze ngavuga ati iyo nyihagazeho kabisa. Muri no merikato ni imwe mu nkuru rwose navuze vuga ni
iyi nkuru ni hatari, iyi nkuru ni ukuri, uko ndi kuyitangaza ni bimwe mu bintu nyine nizeye kabisa, nizera source yayo, nizera ahantu yaturutse, nkavuga nti ahantu yaturutse ntabwo uyu muntu ashobora kuba yambeshya muri ekipe ya Rayon Sport. Tambwe Gloire ni umukinnyi wa Rayon Sport, ni umukinnyi ukomeye, naberetse highlight abantu tubana muri groupe yacu, nagiye mbereka highlight zigiye zitandukanye, ngenda mbereka ibintu bigiye bitandukanye, murabyenda mubibona. Ariko uyu musore Tambwe Gloire ni umwe mu bakinnyi bakomeye, ndetse n'abazishaka mwongere kubimuraza kubinsaba muri groupe yacu ya WhatsApp, ni ugukanda nababwiye ngo kuri iyo comment ya mbere ugahita winjira muri groupe direct yanditseho ubutasi, tuyibona rwose uhita uyinjiramo muri comment ya mbere. Abantu rero muze kugenda mubwira abantu baza gukenera highlight, muze kumbwira niyo muzikeneye ndaza kuzibereka zo bita Tambwe Gloire, ni umwe mu bakinnyi beza bakinira ikipe ya Rayon Sport. Undi ni Serumogo wewe ni umukinnyi wagomba gusinyira Rayon Sport uko byari kugenda uko ariko kose, kuko nta wundi mukinnyi wo kuri kabiri uhari, tutabeshyanye. Impamvu Serumogo yasinye muri Rayon Sport si izindi, wenda si ubundi buhanga Serumogo wenda ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamubonyemo, ahubwo ni ikibazo cyabayeho cy'abakinnyi bari mu Rwanda bakina muri no myanya y'inyuma bavuze, ndetse ni ikibazo cy'abanyamahanga bivuga yuko nyine bagomba gukinisha abanyamahanga 6 mu kibuga ndetse n'abasimbura. Rero urumva ntago bagura umukinnyi wo kuri 3 w'umunyamahanga ngo bagura umukinnyi wo kuri 2 w'umunyamahanga, bafite abadefenseur 2 b'abanyamahanga ndetse n'abakinnyi bakina muri mediane, tutibagiwe n'abataka. Abo bose ni abantu bagiye batandukanye bakina muri ekipe, rero ntago bazana abanyamahanga ku mwanya uwo ari wo wose ngo baba abatitire. Rero Serumogo yatekerejweho gutyo asinyira ikipe ya Rayon Sport imyaka ibiri. Abasore bagiye basinya imyaka ibiri. Undi ni umwarabu abo bita Mohamed Shell cyangwa se Cheli Mohamed. Uyu musore Mohamed Cheli yazanye n'umutoza wa Rayon Sport ku munsi w'ejo, mwaramubonye ari kumwe na kocha wa Rayon Sport. Uyu nguyu impamvu atari gusinyira ikipe ya Rayon Sport bikuvuga yuko ngashobora no gusubirayo adasinyiye Rayon Sport. Uti ni iyihe mpamvu? Uyu musore ngakigera mu Rwanda ngo hari bimwe mu bintu byagiye bimubaho, ngo ndetse bamwe mu bantu bari Nyarugenge bakinira ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ngo bari muri ekipe ya Rayon Sport bamubwira yuko ngo ikipe bajemo ikipe ngo ya Rayon Sport ari ekipe iraho ngaho isanzwe ibaye y'amafuti ikennye. Bati rero wa mwana w'umuhungu we Mohamed Cheli wamenyere gufata amafaranga buri kwezi, wamenyere guhembwa neza muri ekipe zihemba neza, iyi ekipe ya Rayon Sport wiyijyamo. Ibyo nibyo yabwiwe ataranagera mu Rwanda, ariko we abirenga aravuga ati reka ngenze mu Rwanda. Ariko bivuga yuko rwose uno musore hari bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport batamushaka, abandi bakamushaka, abandi bakavuga bati reka mushyiremo turebe urwego rwe akora igeragezwa nk'abandi. Umutoza wa Rayon Sport akavuga ati ibyo byo ntibishoboka, uyu mukinnyi naramurebye nasinye muri ekipe ya Rayon Sport. Rero ibyo ngibyo biracyari hagati turacyari mu mayira abiri niko nabyita, ngo tumenye se koko uyu musore arasinyira ikipe ya Rayon Sport Mohamed Cheli cyangwa n'ubundi biri buze kwanga nk'uko abandi basore bari kugenda baza bigenda gutya. Uyu rero Cheli turacyategereje niba koko ari buze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Undi ni umuzamu Idrissa Kuyate, mwaramubonye. Uyu nguyu wa muzamu we agomba gusinyira Rayon Sport ku munsi w'ejo, niko biri kugenda bivugwa, kuko bari gusinyisha ubandi basore byavuga yuko n'abandi bagomba gusinya ku munsi w'ejo. Abandi turacyabitegereje nyine ngo tumenye se barasinyira Rayon Sport. Abandi uno mwarabu wundi wakinaga ikipe ya Rayon Sport, waje gukina ikipe ya Rayon Sport, wari uri muri gym, wageze mbere yuko umutoza wenda hagera, uyu nawe aracyategerejwe mu myitozo cyangwa se ngo akora igeragezwa turebe se koko ni umukinnyi ukomeye washize ibinya ku buryo yakinira ikipe ya Rayon Sport, kuko biracyatekerezwaho, biracyagenda bigaruka bavuga bati uyu nguyu ntabwo ari ku rwego rwo gukina ikipe ya Rayon Sport, yari amaze igihe kinini adakina, byari bimeze gutya na gutya yararangiye, bakavuga bati rero uyu nguyu dushobora kutamusinyisha muri Rayon Sport naramuka atitwaye neza. Rero dutegereje imyitozo ye ngo tumenye iyo testing n'umusore bari gukora umusore nyine wakinira Rayon Sport. Uyu nguyu niwe bita ngo ni Ryan, niwe ugomba gukora test, ariko witwa Mohamed
Chelsea cyangwa se Shell ntago ari buze gusinyira Rayon Sport abanjije gukora test, ahubwo arasinyira Rayon Sport nibiramuka bikunze ibijyanye n'amafaranga byumvikanweho neza, araza gusinyira Murera vuba bidatinze, nawe bishobora kuba ku munsi w'ejo. Ibyo byose biragenda biracyashoboka cyane, cyangwa se bikaba no mu masaha wenda ari imbere makeya, bikaba byashoboka umuntu ukajya kubona ateretse umukono ku masezerano ngo twagiye kubona. Nyine baravuze bati muze murebe ibyo abasore bagiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport ku biro bya Murera. Uyu rero Rayon Sport turacyategereje kuwa mbere tuzinjira mu myitozo, turebe ese koko imyitozo ya Rayon Sport byifashe gute. Nababwiye ngo nzaba mbabereye ahitwa Munzovu. Mukomeze kujya rero mukora subscribe, abandi mwinjiye muri groupe yacu yakomeze kugenda mwirira isi kabisa. Abantu bayirimo baratangiye kugenda baryoherwa, bamaze kuba abantu benshi. Namwe rero mwakiyongera cyangwa se nawe wakiyongera kugira ngo ugende wihere ijisho ibiri muri no groupe, kandi na groupe tugenda twunguramo ibitekerezo, twungurana ibitekerezo. Ni abantu bagenda banyandikira mu buryo bugiye butandukanye, tugenda twungurana ibitekerezo. Icyo usabwa rero no gukora subscribe, abandi mwinjiye muri uze ni muri comment ya mbere ipininzemo yanditseho ubutasi, wowe tuyikanda maze ubundi tunjira muri groupe ya Maso TV News direct kabisa, uhite wimimina muri groupe yacu ya WhatsApp. Mukomeze gukora subscribe ndetse mukomeze kugenda mugirira ibihe byiza abakunzi umupira w'amaguru, by'umwihariko abafana b'ikipe ya Rayon Sport mwamaze gusinyisha abasore bagera kuri 3.